kandi ubwo muri gutekereza ndetse muribaza ngo ese uyu mugabo abayeho gute? Nibyo ntabwo bisekeje, birababaje pe. Ubwo ni uburwayi bwibasira uruhu. Uyu mugabo bamwita true man, umugabo w'igiti. Ngo ni umugabo w'igiti. Wanditse iryo zina muri Google cyangwa se muri Google ngo umugabo w'igiti true man, nibwo wabona neza ibimubera ku mubiri. Intoki ze ziteye ukwibaza kubera uburwayi bw'uruhu uyu mugabo afite, bwatumye ibiganza byiwe bigaragara nk'imizi y'ibiti. Itegereze neza, ni uburwayi bwibasira uruhu bitewe n'agakoko kitwa human papilloma virus, agakoko gakunda kwibasira ibice biri mu ruhu ndetse n'ahandi ku mubiri hafite ubuhehere cyangwa se hasa n'ahatose. Ni byose inkuru nziza yo kumva, ariko wowe uri kunyumva ufite amahirwe mabi yo kuba wagirwaho n'ibintu nk'ibi ngibi. Ubu ndabizi mugize ubwoba rero cyangwa se amakenga se, ariko nibyo. None se nta ruhu mugira cyangwa se ahantu hahehereye? Nkubwiye andi makuru nuko ubwoko 100 bw'utu dukoko ni human papilloma virus, utugera kuri 30 two twibasira mu myanya y'ibanga. Reka tugere rero ibyo tumenya kuri uyu mugabo. Ese byagenze gute? Ubu burwayi bite byabwo ni ikiganiro wari ubizi ukurikira kuri Telemontagne Rwanda, ndetse ndaje gato nk'ibisanzwe. Niwe mugabo wa kane bikekwa ko yaba afite ubwoko bw'ubu burwayi ku isi, niba bidahindutse nonaha hakaba hagize uburwara aka kanya. Uburwayi buturuka ku gakoko kitwa human papilloma virus bukibasira uruhu n'ibice bihehereye ku mubiri, cyangwa se n'ibindi bice bisa n'ibitose cyangwa se biba bifite ubuhehere ku mubiri. Afite imyaka 10 yonyine, Mohamed Abul Abdazar niko yitwa. Ibyago by'utu dukoko byari bimuziye ubutazasubirayo. Cauliflower bazita chauffeur, sinzi niba bivuze neza aho ngaho, ariko niko ibiganza byiwe bisa neza nako biteye nkayo, kuko chauffeur yo ni umweru. Umunyabangladesh afite imyaka 28 uyu munsi, ndetse ni umugabo w'umubyeyi, yarabyaye nka bamwe muri kutwumva uyu munsi. Yaribagishije araruha. Uburwayi buturuka ku makosa y'ubwirinzi bw'umubiri bita bikongerera amahirwe yo kuba wakwibasirwa n'aka gakoko kitwa human papilloma virus. Akenshi bitera uburwayi bwinshi burimo bw'uruhu, ndetse tutanasize na kanseri y'uruhu yitwa melanoma. Mu 2016 abaganga babwiye ikinyamakuru CNN ko uyu mugabo yabazwe inshuro 25 zose. Mbere yo kubarwa, Abdazar yabashaga no kwirisha yirishije cyangwa se kunywa cyangwa se gusukura amenyo, kuborosa byari amateka icyo gihe. Mu mvugo y'agahinda yaravuze ati, nifuza kuba nk'umuntu wuzuye muzima nanjye, ndetse nifuza kuba naterura umukobwa wanjye neza bikwiye, ndetse nkamuhobera nanjye bikwiye. Niko yabwiye ikinyamakuru cya CNN. Mu 2017 baramubaze, ndetse bisa naho asigaranye agashusho n'imimerere ijya kuba mizima, kuko icyo gihe nibura yarasigaye arya akanandika n'ibiganza byiwe, nubwo ubundi buvuzi bugikenewe ndetse bwari bugikenewe kugeza uyu munsi. Ngaye nguko rero narababwiye ngo ku isi haba abantu bababaye. Nubwo ari uburwayi buba, ariko ni uburwayi budakunda kwibasira abantu benshi ku isi, kuko raporo ku isi zigaragaza ko abantu baburwaye wababara bahuye n'iki kibazo. Mwibuke Abdazar, uyu ni umugabo wa kane bikekwa ko yaba bufite. Uyu munsi wakoze ibiganiro bya Telemontagne Rwanda, by'umwihariko ikiganiro waba warubizi kuri YouTube. Reba hagana munsi y'iyi video ukande link ihari, nurangiza utegereze gato uhita ukanda ahantu hasa n'umukara handitse ijambo subscribe, ubundi tujye tubanda mu biganiro byose ubudahagarara. Ibiganiro byacu uzahita utangira kujya ubibona ako kanya uko tubishyizeho. Samuel Mugisha, imvugo ni yayindi, turabakunda naho ubutaha. Telemontagne Rwanda. Kandi ubwo muri gutekereza ndetse muribaza ngo ese uyu mugabo abayeho gute? Nibyo ntabwo bisekeje, birababaje pe. Ubwo ni uburwayi bwibasira uruhu. Uyu mugabo bamwita true man, umugabo w'igiti. Ngo ni umugabo w'igiti. Wanditse iryo zina muri Google cyangwa se muri Google ngo umugabo w'igiti true man, nibwo wabona neza ibimubera ku mubiri. Intoki ze ziteye ukwibaza kubera uburwayi bw'uruhu uyu mugabo afite, bwatumye ibiganza byiwe bigaragara nk'imizi y'ibiti. Itegereze neza, ni uburwayi bwibasira uruhu bitewe n'agakoko kitwa human papilloma virus,
agakoko gakunda kwibasira ibice biri mu ruhu ndetse n'ahandi ku mubiri hafite ubuhehere cyangwa se hasa n'ahatose. Ni byose inkuru nziza yo kumva, ariko wowe uri kunyumva ufite amahirwe mabi yo kuba wagirwaho n'ibintu nk'ibi ngibi. Ubu ndabizi mugize ubwoba rero cyangwa se amakenga se, ariko nibyo. None se nta ruhu mugira cyangwa se ahantu hahehereye? Nkubwiye andi makuru nuko ubwoko 100 bw'utu dukoko ni human papilloma virus, utugera kuri 30 two twibasira mu myanya y'ibanga. Reka tugere rero ibyo tumenya kuri uyu mugabo. Ese byagenze gute? Uburwayi bite byabwo ni ikiganiro wari ubizi ukurikira kuri Telemontagne Rwanda, ndetse ndaje gato nk'ibisanzwe. Niwe mugabo wa 4 bikekwa ko yaba afite ubwoko bw'ubu burwayi ku isi, niba bidahindutse nonaha hakaba hagize uburwara aka kanya. Uburwayi buturuka ku gakoko kitwa human papilloma virus bukibasira uruhu n'ibice bihehereye ku mubiri, cyangwa se n'ibindi bice bisa n'ibitose cyangwa se biba bifite ubuhehere ku mubiri. Afite imyaka 10 yonyine, Mohamed Abul Abdazar niko yitwa. Ibyago by'utu dukoko byari bimuziye ubutazasubirayo. Cauliflower bazita chou-fleur, sinzi niba bivuze neza aho ngaho, ariko niko ibiganza byiwe bisa neza nako biteye nkayo, kuko chou-fleur yo ni umweru. Ni umunyabangladesh, afite imyaka 28 uyu munsi, ndetse ni umugabo w'umubyeyi, yarabyaye nka bamwe muri mwe muri kutwumva uyu munsi. Yaribagishije araruha. Uburwayi buturuka ku makosa y'ubwirinzi bw'umubiri bita bikongerera amahirwe yo kuba wakwibasirwa n'aka gakoko kitwa human papilloma virus. Akenshi bitera uburwayi bwinshi burimo bw'uruhu, ndetse tutanasize na kanseri y'uruhu yitwa melanoma. Mu 2016 abaganga babwiye ikinyamakuru CNN ko uyu mugabo yabazwe inshuro 25 zose. Mbere yo kubarwa, Abdazar yabashaga no kwirisha yirishije cyangwa se kunywa cyangwa se gusukura amenyo, kuborosa byari amateka icyo gihe. Mu mvugo y'agahinda yaravuze ati, nifuza kuba nk'umuntu wuzuye muzima nanjye, ndetse nifuza kuba naterura umukobwa wanjye neza bikwiye, ndetse nkamuhobera nanjye bikwiye. Niko yabwiye ikinyamakuru cya CNN. Mu 2017 baramubaze, ndetse bisa naho asigaranye agashusho n'imimerere ijya kuba mizima, kuko icyo gihe nibura yarasigaye arya akanandika n'ibiganza byiwe, nubwo ubundi buvuzi bugikenewe ndetse bwari bugikenewe kugeza uyu munsi. Ngaye nguko rero narababwiye ngo ku isi haba abantu bababaye. Nubwo ari uburwayi buba, ariko ni uburwayi budakunda kwibasira abantu benshi ku isi, kuko raporo ku isi zigaragaza ko abantu baburwaye wababara bahuye n'iki kibazo. Mwibuke Abdazar, uyu ni umugabo wa 4 bikekwa ko yaba bufite. Uyu munsi wakunze ibiganiro bya Telemontagne Rwanda, by'umwihariko ikiganiro waba ubizi kuri YouTube, reba hagana munsi y'iyi video ukande link ihari, nurangiza utegereze gato uhita ukanda ahantu hasa n'umukara handitse ijambo subscribe, ubundi tujye tubanda mu biganiro byose ubudahagarara. Ibiganiro byacu uzahita utangira kujya ubibona ako kanya uko tubishyizeho. Mugisha, imvugo ni yayindi, turabakunda naho ubutaha. Telemontagne Rwanda.